Gushaka no kubaka ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero abantu benshi bakunze kwitiranya cyane gushaka no kubaka. Uyu munsi ndaje ngusobanurire ese gushaka bishatse kuvuga iki cyangwa se kubaka bishatse kuvuga iki. Noneho nawe uze kwisuzuma neza, wasanga wenda waragiye gushaka utaragiye kubaka. Iyo bavuze ngo umuntu agiye gushaka nuko bafite ikintu runaka agiye gushaka kurikiye, icyo kintu iyo kibuze ariho igihe atangira kwicuza. Rero kubaka ni igihe nyine ugiye kubaka ikintu kidahari. Kubaka nyine iyo umusore agiye kubaka inzu ahera hasi mu musingi akazamuka akagera hejuru, ariko nta muntu wubaka inzu ahereye hejuru. Rero abantu benshi hari igihe bashaka ariko batagiye kubaka. Nawe tekereza neza, ese wagiye gushaka cyangwa wagiye kubaka? Rero igihe cyose wagiye gushaka nande nyine usanga wifuza umusore ufite amafaranga ukamubona, kubera ko wagiye ushaka amafaranga, ejo y'amafaranga iyo abuze mpita mutangira gushwana nyine ugasanga bibaye ibibazo, ugasanga utangiye kumufata nkaho atari umuntu. Rero niba ugiye wifuza kubaka urugo, genda ugiye kubaka, apana kugenda ugiye gushaka.